sinamenya kuhana undi munsi uzongera kugasha bwawe njyewe urukora nabyari cyane kimeze ndareba washobora kunera iseseme wanyijyanira no muyungu ngana n'umushari ni ubundi si umuruho gusa umembaga ngana uri kubona nabyari cyane kimeze gutya mani uvuze ko amahero ani soni umuntu yarujugunya akamenya ngo avanye umurambo mu nzira wambwiye ngo ugiye kumbera mama njye nakuru akubwiye ngo sinakubera nyoko n'undi munsi ntabwo njye byari byana bimeze gutya reba uburyo kimeze si ubu ngubu uri kubona nawe nakugera mu bandi bantu nkavuga kuri umwana wanjye niko wakimugaho nakubwiye ngo iki mundize mwazansubije aho nari uri ubereye fata urugendo urebe umurakira umurambo genda uhoraga ruranuka ntabwo rw'igitagaho waravuze ngo tubuza komeza utuzengereze uduteshe umutwe icyo uzi no kwirirwa urya nk'uri kuroha mu gisimu ntiwakigire gutyo amahero ubundi nshinzwe kugufatira ibibiri ko kiba gizire umva nje nkubwire nimba utagiraga n'amatwi uje urumva kihorere umva mani muzampereza amafaranga yanjye baba bampaye nisubirireyo urwakuranye urangiza yarakubyaye njye narakubyaye urakora umugore wanje wigeze ubona ahari intanga yanje yavutsemo ikigoryi nkawe warugoryi nuje urandeba ntabwo ndi nyoko isiko iyo wamutaye urahazi kandi nongera kubona upfukumye nandebe Ngwino tugende. Sunika. Gusunika se ngusunika wambwa we ndisiko ndi nyoko ndi mukuru wawe mpana ikina. Wafata nyanyagira tugende tondagira tugende cyane ije. Gorora guca ucyano ugire. Nta maguru ufite. Cyane ugende cyane mewa uri ngucyano ugire. Reka kuryama. Igenda kubwira ntabwo uri kubyo cyaje imbere tugende ubu ngubu ufata ukavirimbura guca ukagenda imbere tugende kandi ntugende ukundiraho mamatisha wanjye geraho yarakubwiye ko nabyari cyane kimeze gutya kwakura ngo mama ujye ugikubita umunwa hasigaye kandi wambwawe n'ikindi ugomba kushwanyita dadi waba se w'iki cyana uri kubona iyo ari siko uri kubona ari siko nta n'iso wamaheruwe ubu umva reka nkubwire uyu munsi azana ibihumbi 30 uri kunyumva neza uri kunyumva tumuka mubwire ntabwo urukundo nakubwiye ngo uzane iki mubwiye ngo uzana ngaha tumuka gishorere kigende nta n'iso kinage hano hakurya haguruka ujyemo uranavunaga uterekemo hano kubiturusha ndakora kumuri kugora umuntu mama n'umukirajyamo kuti urukura kumuri kugora umuntu urukunyigira urukunyigira mira
Gereza kari agasego. Menya ko ari uyu munsi. Ikintu twaza nagifate. Hano si uhamufundisi yavuze ngo ni uzaza kubakorana kuyabusabe bazaboneka muri weekend. Si wowe wambwiye ngo mwavuganye. Oya twari twavuganye ariko hari igihe nanjye tubaga turi kuvugana. Nyine turaho kantu kari hano. Aho ngaho ujya. Ariko uzi ko hari indirimbo nari ndi kurikodinga. Hari indirimbo nari ndi kurikodinga muri studio. Ndivuga ngo umunsi kumwe nzagira guca nyigutuye. Muri vlog cyo umbese. Ngo naje nzi kuri burare kumbi waje witwaje iniga. Sinyita ku magambo y'abandi kuko njyewe I love you. Ahubwo nari gushaka uduceri duce nuko bitari turi kugwira ngo twari nkangahe twari nkangahe se buriya. Nari menshi sibari kodingiraga 25,000 se. Ariko akazungu niho nayiri kodingi. Ubwaye ni wavuze. Nazo kuki utari warangijeje icyo bitekerezo turanye. Oya ntabwo byakiriyeho gake. Kubura nyine uko tuntu noneho dusoze hanyuma ibyo ngibyo turabipanga mu kanya. Cyangwa niba nawe ngombwa guherekeza aricyo byo. Niba nawe ngombwa nanaguherekeza. Ahubwo ndi kuvuga ibintu byo kuja mu mashusho. Ndi kuvuga ngo amashusho uziko ndi kumva twazabikorera n'ahantu nyine heza noneho turi kumwe. Noneho tukayikorera ahantu hasa neza kuburyo n'amashusho agazaba gasa neza. Noneho nyine harimo n'ibyana noneho bikaje biranyonga. Oya iby'abana ntabwo birimo pe. Kandi baravuze ngo oya ibyo bindi urukundo ntabwo mbishaka ariko. Ntari icyo ushaka cyose nzakora icyo. Cyangwa uzaze ari wowe tubaye tuyijanamo. Star. Naramutse. Neza. Bagiye uko barahari. Turahari barahari. Mwamse neza. Umunsi kumwe tugendeye muri iki gitondo ni amahoro. Se uramuhungu we. Abakozi baba Watinze we bite. Nabanje bahanagura kari gasa nkaho gasa nabi. Star. Nzi kuzo y'intebe imwe. Ego koma hano. Ruba! Wabanguka. Sorry. Ntabwo umuhungu rero. Ego. Se uwaje kwizana. Urakoze. Wakwisura mu turimo ariko buriya wowe nawe n'ikinero gusa. Nta kibazo. Nameze neza. nta mahoro rwose. Ko ntabwo twabonye. Nibyo ntabwo mwakumenya. Amazina menshi meza. Haba hari umushinga nkorera wita ku bana bafite ubumuga. Twamenye amakuru ko hano hari umwana ubana n'ubumuga. Ntabwo bibeshye ni hano. Sinzi niba uwo naba mvuga niba ari we. Amakuru mfite ni uko umwana uba hano yitwa Kavuna. Uriya mwana rero ni umwana mwiza. Umwana wubaha, ni umwana ugira ikinyabupfura. Mbese muri make turamukunda muri uru rugo. Mbese ni umwana waje ari umugisha iwacu. Umwana witonda, wubahiriza ibintu. Yego nubwo afite ubumuga, ariko ni umwana ubona ko afite ejo hazaza heza. So ubu yavuye mu gihugu cyiza rero nagakira uruhinja. Byashoboka ko namubona se nanjye nkamumenya nifuza kumubona.
maybe ko ushobora kuba wowe wari umwiruka ari uruhinja kuko n'umufasha ari gatoya ari akajya kavuye kubi kurone ko kiriya gikoma gihiye mbazanire cyangwa nzana amazi bakwakiza iki nta kibazo rwose muvyeyi nta kugirwa hari akamukeneye nta kibazo ko rero uriya mwana aho nsigaye muri aho nkumva natanga ituro ryishimye ukuntu namuzanye ameze kari kararwaye umusatsi warameze ukuntu ubona utamenya ko ari akantu nyine gafatika ni ukuri Imana ijya ibaha umugisha abantu mufite umutima nk'uwo ni ukuri pe ariko nanone aracyafite utuntu tumwe na tumwe tutari twamera neza turwara akunda kurwaragurika ubuhumekero ntabwo bukora neza mbese gahora kanaruka buri kanya niba ufite ikihe kibazo cyo mu nda natwe rero ubushobozi ugasanga ntabwo mbese kubera icyo mutatubwira ngo tube twareba ko ntabwo tuba dushaka kubagora ko hari ukuntu umuntu aza kubabwira ibibazo umwana afite bakumva ko ari ukuza kugira ngo bitewe na nyirankunga babaha akumva ko ariyo abagamije ariko twebwe rero ntabwo tuba twigora buriya mu nzu nta n'ibintu bikibamo twarabigurishije kugira tumuvure izi myenda kuna kubwenga izi myenda urazambara mpaka ku cyumweru izi myenda reba ukuntu wazambara reba ukuntu zitangiye no kwana ufite amaboko yo kwifurira kumva utari kunsubira ntabwo ari wowe ndi kubwira ntabwo ari wewe basi wajya umenya ko nanjye ndi umuntu uri umuntu reba imyenda wambaye mu gitondo wari wambaye izi bakubwiye umunsi iyi myenda niyo ya mbere n'iyanyu wambaye kandi umuntu ashobora kubwira ibintu bishyira mu matwi n'utabishyira mu matwi cyangwa bizarutwa no kugira umuntu byose aje arabyihorera urukundo urukwikiriza rimwe kabiri gatatu ibintu nakubwiye mu gitondo n'iyi saha utari wabyumva none se uko ndi kumva nshonje zana amafaranga tuje guhaha isi sinjye ndi umugabo se wowe mugabo hano mu rugo njya ndi umugabo uramenye nta ndi umugabo dore nkoraga imirimo za hano no kukwitaho no kugira ngo nubwo nteraga iseseme ntabwo njye ndi umugabo uramenye mwana ntabwo uri umugabo sawa ibyo bikorwa bakuru gukorana nawe biriya ni ibikorwa by'abakozi ibintu byadushizeho pe kuko uriya mwana arampangayikisha nibyo pe mugira umutima mwiza wo gufasha abantu ibintu byabashizeho nibyo ariko mwakabaye mumenya ko hari imiryango myinshi ifasha abana bameze kuri nkanjye hari ikigo mpagarariye niyo mpamvu bampaye amakuru ko hano hari umwana ubana n'ubumuga njye rero ntabwo nigeze abayobozi bava muri cya kigo rero ndabazi ariko we ntabwo nigeze nkumenya niyo mpamvu rero akenshi buriya ni umwana mwishimira mu gitondo buriya ntabwo nakora ikindi kintu na kimwe najya kumureba aho aryamye musuhuze mugaburire mukarabye mwiteho mbese iyo turi gukina uba ubona bishimishije pe ugasanga nyine nawe iyo mvuye nko mu kazi aba yankumbuye mbese ni umwana mwiza ese ubu namukubwira gute yaba y'abana bose bameze nkamwe ni ukuri hari aho ugera ugasanga babahishe iyo babatesha umutwe Imana ijya iguha umugisha ni ukuri murakoze ni ukuri none se byashoboka ko mumunyereka nkamusuhuza oya ntacyo ruba krame umutegura umuzana umushyitsi aramushakashaka kumusuhuza nzane bebe na kaje muza rero tumwitaho hano turi Imana ijya ibaha umugisha mwese n'umutima mwiza cyane nanjye mpora mubifuriza kuko mwangiriye icyizere cyo kumurera ni ukuri Imana ijya ibaha umugisha buriya rero ni umwana mbona uzangirira akamaro niyo mpamvu mukunda cyane bazi ubwenge ni umuhanga kubi Imana ishimwe iyo adahura n'umugira neza nkawe yari kuba yarangiritse birumvikana ashobora kuba aba atanakiri jimu si kinyenga umusore wanjye umeze neza cyane si kinyenga umeze neza okay nawe ntabwo kubwe guseka kudaseka se umusore wanjye
urashonje rero utu turinete dukunda kuri turamubereye arasa neza ubu ngo namwegereye ntabwo yabebe umeze neza umuhungu wacu umeze neza umeze neza nta kibazo uba wariye byose wabibonye nta kibazo yego hano si yabura ibiryo turiyeranjaga tugakoresha uko dushoboye ihangane rero ntabwo aho ariho ubuzima buba burangiriye mpora mbimubwira ubuzima burakomeza icya mbere ni uko hano wagize amahirwe ubona umubyeyi ugufata neza uzi ko buriya nta kintu ni ukuri mabuja atakora kubw'uyu muntu wacu uzi ko n'ikiyede yaje kugikora uzi ko akazi kose yakora ko tukamugabura tukabura yishimye umuhungu wagira niba ubizi wihangane ujye wihangana ubuzima burakomeza baguhaye amata ntayamuhaye ahubwo noneho uzi ko we uyu munsi yihanganye akanywa amata ashyushye ni ukuri da ni ukuri Imana ibaho umugisha rero kuba unamenya amakuru nayo nje kumureba ariko ntabwo napfa kuza gutyo ni ukuri nanjye ntakomeze ariko ntabwo yabura n'agapira cyangwa ngo mbone amata niyo yaba y'umunsi ni ukuri kandi mujye mukomeza kwihangana Imana ibaho umugisha uko natwe Imana izajya idushoboza tuzajya tubafasha akira umusore wanjye wowe witwa nde? nitwa Germaine kandi uwo muri Imana izajya ikomeza kureba urakoze nawe uzakomeza kumwita Imana izajya umugisha ni ukuri murakoze bakugura kandi gapira uramukoreye uramukoreye arega ni ukuri uwo muri Imana izakwibuka nta kibazo rwose ariko mba ushaka iki uyu munsi ariko mba ushaka iki hari igihe ajya agira isoni ryo kuvugira mu bantu benshi buriya icyo ubwira igihe naje gusura nta kibazo wazanyiganiraho aho nzajya nza kugusura cyane mama yagukeneye aranagukunda sibyo simukunda simukunda dore rero mbere ntabwo yari azi kuvuga yaje hano akajya kwakura mami atabishoboye none amaze kugira agasura icyizere kuva kuvuga byaraje n'ibindi bizagenda biza gake gake sibyo musore kano kantu twashyizemo si keza reba kano kantu arasa bakingana baramenyera aba yamwitaye hasa neza nta kibazo rero ntabwo ntindare naje kumureba nzagaruka reka ngende Imana ikomeze kubaho umugisha nta kibazo pe mwakoze ababyeyi beza yego namwe nubwo tutabwaze oya nta kibazo rwose sawa kanza gufungurira ahubwo ukomeze mama ntabwo mbaherekeje ariko nta kibazo uretse koga umuhungu sawa amafaranga agiye he eguka nize sinjye bayafumatishije rinatezanye mbese nizo bari wambaye napfa kugira ngo batakibona nusubira imituno wagiye kuyishyira muri izo rinete wumva nagize ngo batakibona giteye abantu iseseme njyewe ubona nakubyaha nasunika icyana kimeze gutya umva rero uri kunywa kandi uzongera kuvuga ko tutagufata neza uri mu nzara uri kunyumva neza cyangwa urajya kujugunya bigira inzira uri kumva kandi uyu mupira urajya wambara abashyitsi bayo nutawumesa birajya bikureba uri kumva yewe dadi Mwaramutse. Mwaramutse. ego Mwaramutse. Mwaramutse. yego Wari wabuze. wari kumwishyura wari wabuze byiza ubwo
Ahubwira oya ndeka nuko nahoze ndeka ari kumvura ahubwo nanuza nacyari kumushyikira rero mu gikoma ntabwo bikimbabaza ari n'ibyo reka mbirimo uteshaka byiza muri wandeka icyo gikoma ushaka kumpa nonaha mutajya mumpa wakiborera kuki ntabwo ngishaka ngaho icara icyo nabonye n'ubundi nkiri umwana ubu ntanenda gupfa mbyihorere ndekuka wamvaho wandeka wanyihorera ibi ngibi byemaze no kubirambirwa nonaho binageze hari igihe agiraga ikibazo ngiraga ikibazo mfite akavuga cyane ugasanga sawa tubyihorere ubundi tunabyihorere nukomeza ari igihe arwaraga agasara nyine ari ibizima nkasara ngenda umusazi ko rimwe mungira we n'ubu wabona bimufashe sawa nta kibazo mwebwe mujye mubikora uko mubishaka hari igihe byamufashe niba idayimoni cy'iwabo biza bikamufasha ni ukwihangana nyine kuba wenda yavuga bikababangamira ariko ntibikomeze ntabwo wihangana mwese ubundi ko mbimenyeye ntacyo bikintwaye ibitutsi byo rwose wumva nta kibazo rwose ujye urisagagura nushaka uzambwire nkubwire n'amazina y'iwacu nushaka uzambwire nkubwire byose ibyo ushaka kuntukaho byose ujye ubintukaho nta kibazo uko mubishaka uko mubyumva wandeka nta pore nyikeneye ase ukore kuki utari kwita kuri uyu mwana sinakubwira ngo ujye umwitaho kandi sinakubujije kujya yikoresha siporo kandi nari ndi hano nyine wari mu bwenge nyitaho umaze kurambira garuka hano gira vuba dufite amakuru yose sinakubujije kujya wikoresha siporo umwana uheruka gufata amafunguro ngiye kukuba ikintu rero buriya uyu mwana nawe araharara mama nkuko umbwira ngo njye mwita mama hari abantu bagenda ukandira inyuma mperuka kurya buretse ikibazo mbarire tukibaze mama uwitwa mama uwiyita mama mperuka kurya ntabwo wari ukwiye kuvuga gutyo simwita mama wanjye mama iyo ndiye ndi kimwe mu badagabanya imikino ruba kavuna yariye uriya ni wowe tubibaza ntabwo tubibaza uwo nguwo umwana si uwawe umwana araharabika pe mu by'ukuri nta kintu namukorera nta n'ikintu ntabwo wamvuye wande narabahaze mvaho wande wandeka madamu uzi n'ikindi dukurikije itegeko ni uko wowe uri inshuti yanjye ubundi madamu bitewe n'ibimenyetso dufite iki kibazo cy'uyu uyu mwana ntabwo yigeze yiga uyu mwana mwaramutoteje bihagije uyu mwana muramufite mukamwohereza ku muhanda kujya gusaba nigo ibyo byose nibyo amakuru dufite ku iki kirego arahagije kugira ngo ibintu mwakora uyu mwana mumanze mu bigo umuryango ufasha abafite ubumuga wo muri Canada ntabwo umuha amafaranga barayohereza barambwiye ngo muyaguramo ibisabwa gute madamu ibisabye ibihe nawe uyu mwana we wanga akazi kawe uyu mwana njye n'ibyo niboneye n'amaso yanjye byonyine ibimenyetso simusi uriya muhungu wawe uriya hanga muri kwisekeza araje duhagaze aratinyuka mu maso yacu acira kuri uyu mwana ibyo biroroshye nta kintu na kimwe umwana ibintu byose bibi
munsi bibaho narabikorewe. urabona iyi nzu Ibintu byose bibi njye narabikorewe, ni njyewe hano ubyuka njya guhinga, ni njyewe woza ibyombo, ni njye utera ipasi nkanamesa imyenda y'uno mugore. ameze gutya ukabitinyuka ameze ntabwo gutya yabikora ntabwo Njye mfite uburyo mbikoramo n'iki mutanze hano nari ndi kubagara zino ndabosoza ari byo kuzivuga. Ikintu cyari gisigaye buretse wumva ikintu cyari gisigaye ngo kwari ukumarura isura ngo nkaba neyimuwe nsa n'ikidayimoni ngo kugira ngo abantu bajye babona uko bampa amafaranga menshi. umwana afite imishinga imufasha agiye ku muhanda gusabiriza Barambwiye ngo yarahagaze. bigere n'igihe wowe ureka akazi kugira ngo utungwe n'amafaranga y'uyu mwana Urumva Ase nta wajya kimwe na kimwe wari ku mwana tubwire nose nta munsi ntajya ku kazi ujya ku ubajya ubu ni ku kazi. sangahe aya masaha ntabwo ari ayo ku kazi nafashe akaruhuko ku kazi numvaga ntameze neza mada wagabanyije Ntabwo imikino njye ku kazi nta handi hanagira akora amafaranga tujya umwana amakuru yose turayafite ubarangica nimunsiga hano munjyane mu tuza ataza nta hantu uri kunyica. burye ntacyo ari bugutware ahubwo niwe uri buze kuhava mada guhera nonaha guhera nonaha tuvuganira wambabare wa mugabo nta kintu ukuye muri iyi nzu nta kintu ukuye muri iyi nzu mumbabarire nciye bugufi mumbabarire mwambabarire humura Nayingombe. twabihanganiye kera wambabariye nk'umubyeyi kugeza nako ibyo wakoze byo wakagombye kuba warafashe umwana ukamwitaho kuko wari ubonye n'ubushobozi bugufasha kumurera ariko wamufashe neza wamufashe ugafashwa neza nose n'igihe wabigukoreraga azigemura n'umuntu akaba nk'ibihumbi na 50 byose bakabinyaka ntagere n'ikintu na kimwe ayashyiraho ko atava hano mu rugo ayo mafaranga yakoze imyanzuro yafashwe wari uyu mwana iyi nzu reba nta kindi kintu kivuye amafaranga mwahawe aruta iyi mitungo ya nta nyirahangaha kintu na kimwe uhinduyeho tubabone murengarenga hariya imana ndisubira ndemera kwisubira oya mwambabariye wa mugabo wambabariye wifata wongewe wansabye imbabazi imbabazi ari imyanzuro tubabone murengarenga kuri Itegeko kambasaba akantu wenda kamwe yego na rubanda nimumusige ariko muribo ikintu cya kimwe nabasaba buretse utaragira icyo dusaba madame miliyoni 50 MSS yakoherereje urayafite yego DND yohereje miliyoni 5 ejo bundi mwakira cyumweru yo urayafite nayo yarayanjye ntayawe igiceri cy'icumi ayo mafaranga yashize uri kwifata ugasaba imbabazi ugataka mu mbabarire ayo mafaranga ntabwo arenze uyu mutungo w'inzu yawe uri ahangaha ufate miliyoni zingana gutyo agiye gusabiriza ku muhanda iyo umufata neza mukayarya neza ariko atagiye kwandagara hara ku muhanda umubyeyi muzima uteganya kuzabyara umwana nawe ukamushyira umwana ubu ayo mafaranga niwe bayahaga ngo akwiteho ibyo by'imbabazi bire hajya uriya yikora umugabo we rubanda nimumusige rubanda karame mwese mucanga musohoke mumufagenge kandi ngenda umukozi wawe ni umugabo we genda tugende utumuga muri gahanga